ntangire nsuhuza abantu bose bakurikiriye YouTube channel ya Pareki Patrick. Uyu munsi ni indirimbo ya Niyomugabo Filimo Habwa Impundu nazanye. Ni indirimbo isa n'irimo akantu ariko kadakomeye cyane, so uzabibona nawe n'ubu uri kuyicuranga. Indirimbo ikoresha amanota 3 gusa, ariyo Re majeri, La majeri na Sol majeri. Nayo manota 3 gusa. Mu gutangira ubanza ukoresha 2, Re na La, hanyuma Sol izamo mu gihe cya strumming. Ni indirimbo rero wakabaye ukurikira ukayimenya, ntabwo ikomeye cyane. Urafata inota rya Re, hanyuma finger style ni arpeggio ariko izamuka ivuye hasi. Uratangira ucuranga imirya 2, uyu wa 4 n'uyu wo hasi. Umurya wa 4 uhereye hasi 1 2 3 4, uyu n'uwa mbere. Niba ugiye gukoresha intoki 2 wacuranga. Ucurangisha intoki 3 cyangwa 4 wacuranga gutyo ubwo. Utuntu turi kwiyongeramo mu inota ni twatuma iyo utinjya nkubwira nti ufashe Re, ushyizemo kano kantu, ufashe umurya wa mbere ukoresheje agahera, ugakomeza ugacuranga bya bindi n'ubundi. Akamyute gahita kazamo iyo utangiye kuririmba. Mu introducing indirimbo ho ntabwo uhita ugashyiramo ugira hanyuma mu gucuranga noneho uririmba gukora neza ukabishimirwa, ibigira uko bisa, gukora neza bituza umutima, bikaguhesha imigisha. Yo habwa impundu, habwa impundu, habwa iramare, yo habwa Sol, habwa Re, habwa La, warakore. Inyiturano yo kuri iyi si, rekara inyobera, ugakorera bose ibyiza, nyuma Re, habwa impundu, habwa impundu, habwa La. Urabanza ugakora ku murya, ubundi ugastruminga Re, yo habwa Sol, habwa Re, habwa warakoze, yo habwa impundu, habwa impundu, habwa impundu, shimirwe, yo habwa impundu, habwa impundu, habwa impundu, warakoze. Strumming yo ni kwa kundi uva kuri Re, ukora ku murya ukamanura uzamura. Ndumva ari ibyo navuga kuri iyi ndirimbo rero. Ubundi akubwira nti practice makes perfect. Uko ukomeza gukora imyitozo niko ibintu bigenda bikuzamo utanabishyizemo imbaraga cyane. Hanyuma waba uri mushya kuri iyi YouTube channel, nakushishikariza gusubscribinga, kurikinga, gusharinga no gukomentinga kugira ngo mbese abantu babibona ari benshi. Urabisharinga
kubirayikinga ni ukugira ngo nyine bigaragare ko wabyishimiye koko nawe ugaragaze emosiyo zawe kuri iryo somo. So ni Pareke Patrick rero ndumva nabasezera, abifuriza gukomeza gukora nk'uko abo twatangiranye bari kumbwira ko hari icyo bari kunguka. So nta yindi nyungu bimfitiye cyane uretse ko ari uko niba koko ushaka kwiga gucuranga gitari unabikunda, wagira aho ukura amasomo y'ibanze, hanyuma bikagufasha gutera imbere nk'uko wenda nanjye ari akego runaka ndiho. So ndumva rero navuga nti cawu cawu, uzongera mu rindi somo, courage kandi.